Yes, ndabizi abantu benshi mwibaza ibi bintu abantu benshi babibona ariko ntibamenye ibyo ari byo mu by'ukuri, baba babona bafeka ngo se ni ibiki bakora ku matelefoni, biriya bibaho ni ibiki se, bikabacanga benshi cyane. Ubundi mbere na mbere ikintu ugomba kumenya, iyi ni Binance. Ikintu kigomba kumenyamo nanone cya kabiri, aho iva ni muri Play Store cyangwa se App Store, urandikamo Binance wayibona ukayidownloadinga. Imaze kujya muri telefone yawe hari uburyo ushobora kuba wayibyaza umusaruro, ukaba wakorera n'ibihumbi 100 ku munsi cyangwa se n'ibihumbi 200 gutyo. Biterwa nuko wagiye umenya amasomo. Gusa inama nakugira ntago wabijyamo utaramenya amakuru arambuye. Ikintu cya mbere cyo ubanza kugomba kumenya, urabanza ubundi ugakora account yawe ikaba verified. Iyo imaze kuba verified account yawe yarabaye verified, uba ugomba kuba watangira kwiga byibuze ibintu biringaniye. Urabona ikintu cya mbere ugomba kwiga nk'ukuntu washyiraho amafaranga kuri Binance, uburyo bworoshye cyane. Iyo umaze kuba verified account yawe verified, warakoze KYC, ujya hano kugira ngo ubashe kuba washyira amafaranga aze mu madolari ukoresheje mobile money cyangwa na banki birakunda. Urabona hano muri hano handitse ngo P2P, ahangaha urahakanda. Iyo umaze kuhakanda urabona ko hano hari abantu bari gucuruza, bano bantu bari mu kazi, ntugire ngo ni ibintu biri aho ngaho gusa. Uyu nguyu ni umuntu uri mu kazi, uyu nguyu Songera Limited, hano hari Binance, ibeshya cyane. Uyu nguyu wa mbere ari kugurisha $1 rimwe ku 1300 ku 37.40. Ni ukuvuga ngo urabona ko ari gukoresha bank transfer, Equity Bank ari kuyikoresha, wayamuha kuri Equity akaguhereza amafaranga yawe mu madolari. Hano kuri MTN Mobile Money, uvuga ngo utanze order ugiye kugura gutya, wenda n'urugero hano uhita ushyiramo amafaranga, nimba ari nimba ushaka kugurira 40,000 ushaka kubishyiraho ubyandikamo. Amara kubyandikamo ukora hano kuri buy, urabanza ukareba ko ari online, bataguha nimero yiwe wishyuraho, uhitamo mobile money nyine. Amafaranga yawe utegeza iminota mikeya ahita kugeraho. Hano muri Binance ntabwo biba, ntabwo wayohereza ngo yange kukwishyura, kuko wahita umurega, bahita bafunga konti yiwe bakakuraho ayo bakayaguhereza. Urabona rero ni ibintu byoroshye cyane. Iyo umaze kumenya gushyira amafaranga yawe ku buryo ujya hano kuri dashboard ukaba wayasangaho, ujya hano muri wallet, hari abari kuri spot hano no kuri founding, hari kuri N nayo umuntu aba agiye akorera. Rero ushaka kwiga bino bintu wabanza ugahera kuri ibyo ngibyo birabaye. Noneho ikindi cya kabiri ugomba kumenya, hari uburyo bwo gucuruza hano bwo gukora amafaranga uburyo butandukanye. Hano hari market, hakaba hari na future trade, sibyo? Future trade iri igira amafaranga cyane. Iyi umuntu rwose ushatse kuyiga niyo wakiyigira, amakuru agiye ahari menshi cyane. Ushaka kubyiga wanyandikira nkagufasha, bino bintu biroroshye cyane. Ku muntu uzi gusoma icyongereza turagufasha. Hari n'amarobo, ushobora kuba wagura irobo ikagutradingira, wowe utiriwe ujya no muri ibi ngibi, ukajya ushyira amafaranga ikagutradingira amafaranga yawe ari hano muri Binance atavuyemo na gatoya. Business ni iyi ngiyi. Ubwo rero aba ni abantu bose baba bakora Binance, ubona ko ari abantu baba bagiye babikuza, dore ngabo nawe murababona uyu nguyu ni umuntu wabikuje amadolari 500. Rero abantu mwe, iyi ni business, ni umva niyo business mu myaka iri imbere tugiye kujya twikorera, naho ibindi byose barababeshya nyine. Wowe niba udafite amakuru ahagije kuri Binance, wayashaka kuri internet ariho, cyangwa se ukajya no mu ishuri, kuko basigaye banabyigisha abantu benshi cyane, barabyiga rwose. Amakuru agiye ariho menshi cyane, igeze urisomera nawe urirebera. Yabakoze rero kutukurikira kuri channel yacu. Ryari isomo rya mbere tunyujije ryo kuba wakishyiraho amadolari ukoresheje mobile money. Ubwo tuzakomeza tujyana gake gake mu masomo yacu ya mbere ari imbere.
uburyo tuzakurikiza tuzabereka uburyo umuntu yakora analyzing akaba yabona signal nyine ya trading uko yagura isoko rikazamuka kunguka.